understand what I'm about to tell you, kugira ngo wumve neza ibyo ngiye kukubwira, something you need to remember. Hari icyo ugomba kwibuka. In every atom. Every atom cyangwa se buri nzogera yose, buri nanga yose isonnye. Perfect balance of protons. Hari buri kintu cyose gishyiraho uburinganire muri iyi si ni prototypes cyangwa se nanone ni ibintu byongera imbaraga cyangwa se ububasha. And electrons. But it's those negative particles. Nanone ushobora kubyitiranya ariko nanone ushobora kwanga kubyemera ariko icyo bita protocols nabyo ni ibindi bidasanzwe byongera imbaraga. Let an atom grow. Ibyo nanone nibyo byatumye nguramba ikindi ngenda nka aramu cyangwa se inzogera. Aramu inzogera sona ikihuta bakuru barayumvisha ku kanya. Name is Dr. Mina Daw of protons and yo magamba asubiramo abeze icyo ngiza mwumvi. Those negative particles that let an atom grow. My is Dr. Mina Daw. My name is Dr. Mina Dawan. My name is Dr. Mina Adams. Ati amazina yanjye ni Dr. Adamu Mina. And for the next 3 minutes and 52 seconds. Ati buri minota 3 cyangwa se amasegonda 3. Umva magambo minota 3 cyangwa se amasegonda 3. Fastest woman alive. Nije mugore wa mbere muri iyi si, fastest woman alive, muzima wihuta kurusha abandi bose babaye muri iyi si. Iminota 3 nabangozi bitangaza, amasegonda 3 ni bindi. Ati amasegonda 3 nabangozi birenze, none iminota 3 nakora ibiki? My gosh. Mana, oh my gosh, mana yanje. See that? Urabibonye? 300 meters per second. Ati nirutse ibirometero 3000 mu isegonda rimwe, ibirometero 3000 nukuva mu gihugu ujya mu kindi. Mu isegonda rimwe arenze ibirometero ava mu gihugu ajya mu kindi. Yego. Let's see if you can keep up. Wallahi urarenze, keep it up, komereza ho. The Flash mwenye wanakurikira imana mutoza katurore. Dore filme. Yewe gafuredi once again. Dore muvuduko. Very arena ari imbere. Dr. Mina Adams ari inyuma. Dore uko bagenda bararenze. Bazenguruka isi mu minota 3. Ibaze niba ashobora kugenda isegonda rimwe igihugu akacyambuka akajya mu kindi. Bivuga ngo isi yazenguruka mu minota 3. Turore.